mushikiwe ararise bikomeye, mushikiwe bumiranye amakuru ni menshi, nagira ngo tubibutse ko kuri gereza yabaye ibintu bikomeye rero hano abanyamakuru benshi induru yabo barimo baravuga ngo niceceke, kandi ntabwo byemewe, ntabwo ngomba guceceka kuko umuntu uri hano wese ashobora kuba atazi imbaraga zo kuva muri gereza. Ngewe ndazizi, rero reka tureke Titi avuge. Urumva ibyo rero ntabwo wambwira niba utaje kunyakira, ariko ngewe nzi imbaraga zo kuva muri gereza, ijwi rye riri buze. Murakoze. Ni benshi bagenzi banjye bo muri industry bitabye Imana ndi muri gereza, ariko ngewe Imana kuba yarandindiye muri no gereza ni ikintu nshima Imana. Ndashaka gushimira cyane cyane ubutabera bw'u Rwanda. Nyuma y'igihe kinini negereje, abanyarwanda bategereje maye ubutabera kandi buciye mu muco. So ndashima ubutabera bw'u Rwanda butabera. Ngafata uno mwanya ngashimira buri muntu wese wambaye hafi, ndavuga abansuye, abanyohereje amafaranga, abazamuye ijwi ryabo, abansengeye, kuko hari utaransuye ariko yaransengeye, hari utaransengeye ariko yaranyohereje amafaranga, hari utanyohereje amafaranga ariko akaba yarateye comment, akaba yarasabye ko nahabwa ubutabera. Finally byabaye. Ngashaka gufata uno mwanya wanjye, sinzi ko aho nahera mbivuga, ndashaka gushimira itangazamakuru muri rusange. Mu by'ukuri nubwo ndi kuvuga ngo abantu bazamuye ijwi, iyo bitaza kuba mwebwe abantu ntibari kuzigera bamenya urubanza rwanjye uko rumeze, uko rwagenze. Ndashimira itangazamakuru muri rusange, haba ibitangazamakuru byandika, haba ibikorera kuri radio, haba ibikorera ku mateleviziyo. Ndabashimira uko muri hano mwese mwifashe mukanyishyuza amafaranga ya essence mwakoresheje muza ku rukiko basubika. Sinzi ko nabona ikintu mbishyura, ngewe ntabwo nabona ikintu mbishyura. Icyo nge nabasabira, mukomeze, Imana ikomeze ibamera umugisha, ikomeze ibagure mu kazi kanyu, ikomeze mbese nyine ibaha amakuru bwanyu. Kandi mbijeje yuko imbaraga mwataye, ijwi mwavuze kugira ngo mbashe gusohoka hano bitazapfa ubusa. So ni icyo ngicyo navuga kwanza muri kano kanya. Yego, kariyeri irakomeje. Of course, ubu ngubu nibwo ngiye gutangira. Ikintu ngiye nakisabira abanyarwanda kwanza, maze imyaka 2 ndyamye tu, sibyo? Ubu meze nk'umuntu usa nkaho inzu yanguyeho tu. Mvuze muri make nta kintu na kimwe nsigaranye tu, sibyo? Ariko nubundi ngiye nizera ko abantu bambaye hafi mu bibazo ntaba nasohotse ngo mu byishimo bibananire. Nizera ko nyine mutazatuma nangara tu, mutazatuma njya imihanda, sibyo? Nizera ko ngiye ikintu nkeneye nuko mumfasha nkubaka fondasiyo. Inzu nzashyiraho mwe muzayireba, nzashyiraho convention nk'eshatu. Icyo nsaba ni imbaraga zanyu, ukongera kunsapotinga n'ubundi nkuko mwasapotinze amasengesho, mukamfasha mu buryo buri financially. Urumva kuko nyine nararaburije imyaka 2 udakora, nyine nta kintu ukora, namwe murabyumva nyine tu, sibyo? Ikintu kinshimishije cyane, nyine nsubiye mu muryango wanjye, ninjye witaga ku muryango wanjye, kandi bose amakuru yabo narayakurikiranaga, nta wavuye mu ishuri, barakomeje bariga. Ubu nanjye ngiye kuza nkomerezaho abantu bo hanze nyine bafashije, bari bagejeje. Mbese nibyo nabasaba muri rusange, mumbe hafi. Kandi ikindi cya mbere gikomeye cyane nshaka kubasaba, mumbe hafi kabisa, munganirize, kubera ko ntabwo nabura kubabwira ko mfite akantu kameze nk'ihungabana. Kumara imyaka 2 murabizi byose byabaye, rimwe uzi kutashye nyine ejo bigahinduka kubera nyine igihe nyine nahuye n'akantu k'ihungabana mani. Mumbe hafi tu,
mu buryo bwa mentality mumbe hafi kuko ndabikeneye cyane. Ikindi ndishimye cyane mwabibonye, I'm excited kubabona mwese mungana gutya man, you know, nubwo nyine of course munsanze hano nabirenze, gusa ndi muzima ndakomeye. Ndashimira RCS nayo na service nari nemerewe bigeze banyima, urumva service zose nari nyene nemerewe narazihawe. Ni nayo mpamvu nsohotse, murabona nyine mbere nari nanutse man, abantu muzi meze gutya, meze nk'umuntu nkwera mu muheha, urabona ko nyine ndabyibushe nta kibazo mfite man. Nyine thank you abanyarwanda mwese, thank you my fans, my family, thank you so much. Kuri metre wawe ni niwe ngiye kugeraho uyu mugabo mubona hano. Abantu nuko wenda benshi ntago twatangiranye urubanza, ngiye nagize abametere barenga 5. Uyu niwe mwavoka twaganiriye turahuza, we yanansanze ndi mu financial bitameze neza, we aranyemerera arambwira ngiye kukuburanira, nusohoka ndabizi kuzashaka amafaranga ukayama. Urumva uyu mugabo yaraje aramburanira, yirukanka muri dosiye yanjye akoresha essence yo kuza hano, mwahabonye ni kure. Uyu mugabo aza kundeba, yazaga kundeba mu cyumweru inshuro 2 hafi cyangwa 3, nta kintu na kimwe nigeze mwishyura. Elias warakoze. Uyu mugabo ni umuhanga man, ibintu byari byarananiye abametre bose nagiye ngira, dore uyu nguyu niwe ubigezeho, mwaramubonye yarahabaye, abaje mu rukiko mwaramwumvishe kazi kuburana. Ahubwo ufite dosiye ukaba nakazi uri kumabira kureba uzakora uburoko. Thank you Elias, kandi Imana nawe ikomeze kwagure mu kazi kawe kabisa. So ngiye nibyo navuga abasaza, ngiye ngiye gukora ibintu birenze man. Icyizere wagikuragaho yuko ushobora kuzarubona mu rubanza rukagenda neza? Murakoze ngira ngo umuryango wa Titi unzanira dosiye, ubundi ikiranga umwavoka ni ugutegura dosiye. Gutegura dosiye rero ntabwo ari ukujya kuburana mu rukiko, utegura imyanzuro ujya kuburana uvuga uti iby'ubushinjacyaha buvuga ntabwo mbyemera. Gutegura dosiye ni ugushaka ibimenyetso, ni ukugerageza kugira inama umukiriya wawe, ibimenyetso iyo bishoboka. Kuko nuvuga ngo nza muri dosiye umukiriya wanjye mu by'ukuri urakunze iki cyaha baragikoze. Kagira Imana, kagira u Rwanda. Welcome back my people. Rero akanya ngira ngo twarabanye, turi kumwe hano turahagararanye, ngira ngo kwa gatatu narago bakomeye, bashiki be nibo bari kumuhobera, bashiki be ibyishimo ni byinshi, amarira ni menshi. Titi akira ururabyo, Keza niwe umugezeho, nyamara ni ibintu byiza. Titi Brown tuguhaye ikaze, Titi Brown tuguhaye ikaze, kandi komera, byose birashoboka. Mbwira abantu bose ko ibintu byose bishoboka. Nagira baramuhobera, nababwiye ngo ibintu byose n'uburyohe. Mushiki we ararise bikomeye, mushiki we bumiranye, amakuru ni menshi. Nagira ngo tubibutse ko kugereza byabaye ibintu bikomeye. Rero bamuzanye nk'imfungwa, bamushyira ahantu, bamutereka ahantu. Bamuzanye nk'imfungwa, bamuzana mu modoka ya gereza, baramuzana bamushyira ahantu mu kibuga, baragenda baramuhagarika, abantu bose niho bamusanze. Reka rero aka kanya abantu ni benshi, murabibona abantu ni benshi. Abantu nagira ngo tubasabe umutekano wose ku nshuti yacu. Ni ibintu rero bidasanzwe, ni amarira.
yaba atari seri agiye. Wow, look at this place. Now it's beautiful. Twikomeze.